noneho Uwiringiyimana Theogene ashyize hanze wa mukobwa wamuharabitse avuga yuko yamuteye inda, ndetse n'abapasiteri arimo baravuga yuko bashaka gushyira video yiwe ari gusambana hanze. Agakobwa gaherutse kuza kuri YouTube wandayawe wanyamabiwe ugakubitwa n'inkuba itagira amazi. Icambere abapasiteri bafite video ya Theo bose babireba bari kumukangisha ibintu bibiri, bari kumukangisha ngo uraza. Theo bose babireba akomeje guhangayika no guhurika, ari nako agenda avuga amagambo y'akasamutwe anatukana, ukabona yuko byarenze urugero. Abenshi bavuga yuko ari toroma. Uyu Theo bose babireba rero yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko muri no minsi abantu benshi barimo baravuga yuko ari kwanduranya. Uwiringiyimana Theogene mu gahinda kenshi, amarira menshi, no kuvuga kuri no nkuru nanjye ubwanjye ari kumva agahinda kanyishe. Uwiringiyimana Theogene ati abantu rwose abapasiteri barashaka kumarabika, kandi rwose ntabwo byakunda, umwami Nsenga azandengera. Iyi nkuru yanyuze ku rugendo, inkuru ikomeza kugorana, ari nako uwitwa Noheli wa wundi waje nawe atwika yuko yiboneye ari yakura agomba kuzamurongora, yaje arayisasanura avuga yuko hari abapasiteri hano hanze ngo bavuga ibintu badakora, babwiriza abantu ibyo badakora, bacacambwa nandetse barya ibyana, bakubita wuncence, ngo nandetse akenshi na kenshi ngo niyo bahageto zo gukemberamo ibyo byana. Usanga ngo bamwe mu bapasiteri b'iki gihe aho dukomeje gukomeza gukurura inkuru ngaribo bari gutuma abayoboke babo cyangwa abo bayoboye bijandika mu byaha. Uyu Theo bose babireba rero mu kumenya ibyo byose no gukorerwa ibyo byose yaje ashyira ukuri hanze, nandetse ibintu bikomeje kugorana, ngo hari n'abapasiteri bafite video y'ubwambure ya Theo. Maye nka data, nyuma yuko Yago ashyira hanze bamwe mu bahanzi bagiye bakora ibikosa, noneho n'Uwiringiyimana Theogene akaniko kanya ngo arekure bombe ku bapasiteri. Arabaharabitse abambitse ubusa. Uyu Theo bose babireba rero amaze igihe kinini afite agahinda, n'icyo benshi twahise twita depression ikomeye cyane, yuko ari kugenda yikorera ibiganiro kuri channel ye ngo kugira ngo agaragaze ukuri, abive imuzi n'imuzingo, abisasanure, abyumvisha abanyarwanda, nandetse ngo abumvishe agahinda yanyuzemo guhera mu 1990 na. Ariko abakomeje gukurikirana Uwiringiyimana Theogene abenshi bari kuvuga ko agamije gutwika nk'uko nk'abaskovia batwika. Ibintu bikomeje kugorana. Uyu Theo bose babireba n'ukuri mu by'ukuri yari yarazimye. Hari abana ba Israel Mbonyi n'abandi bagiye batandukanye bakubita imiziki bakanayisaruramo. Uwiringiyimana Theogene tujya kumenya aya makuru yuko atangiye gushyira hanze abapasiteri ndetse n'abo basenganye, yafunguye account ya TikTok atangira gukora ama live. Abanye batangiye kumukurikirana nibwo yatangiye kuvuga ati ubundi abapasiteri ndetse na bamwe mu bo twasenganye uwabashyira hanze. Nuko nguko yahise atangira kubasasanura, avuga n'abamunywesheje konyage, inzagwa, za muriture, umundende, byose yabishyize hanze ngo barabinywesheje. Harandi makuru dukesha mu nda y'umwoyo w'isi, ariko yo twirinze kuyavugaho, dore ko hari bamwe bavuga ngo Uwiringiyimana Theogene we akagombye kuba afite umwana w'imfura, ariko ubu ntabwo sinzi ayo makuru naba narayatoraguye, reka tube tuyagize ibanga. Ibyo ngibyo ntabwo twabyinjiramo, biri mu nzego za leta, ibyo nta n'ikintu nabivugaho, ngo ni abantu cyangwa se ababyaza b'Ikibungo ngo bamwimye serivisi, ngo umugore bakamunyuzaho abandi bagore bakize, imfura ye ngo bikagenda gutyo. Yihangane. Ariko twebwe iki ntabwo twagizira kuko cyaturutse mu kanwa ka nyir'ubwite. Amakuru dukomeza gukesha mu mwoyo w'inda y'isi nuko Uwiringiyimana Theogene akomeje gutakamba ari kurira, arira nk'uruhinja boroga, agira ati nukuri abapasiteri mugerageze mwikubita agashyi, dore ko yatangiye no kuzana n'udututsi twa tundi twa nyandagazi kandi tumuzi nk'umukozi w'Imana. Aho yagize ati uriya mwana cyangwa uriya mukobwa wavuze yuko ngo Theo yamusugiye ngo yari isugi,
ngo yaramusugiye ngo nandetse ngo na nyina yari yamusobanuriye yuko Theo ari umuntu mubi cyane. Umukobwa aragenda ngo ahuza na Theo aramusugura uncenca aracacambuwa. Theo yamwise cyangwa yamututse ngo aragakubitwa n'inkuba itagira amazi. Ntangatangaza kariya gatutsi nkazi ku bakecuru. Iyo umukecuru yari akaga umwana yamusuzuguye yaramubwiraga ati uragakubitwa n'inkuba itagira amazi. None Uwiringiyimana Theogene nawe ati uragakubitwa n'inkuba itagira amazi. Ase nk'umuntu twafatiragaho urugero rwiza wari umurokore waririmbye uturirimbo tugiye dutandukanye nka uturabyo turambaye inyoni zirabyibushye, yagagombye kujya ku rubuga nka ruriya akavuga icyo gitutsi. Depression ikoresha byinshi, ntawamenya uko byagenze. Niba ari muri turere yashyizemo ntawamenya ukuntu ibintu bihagaze, ariko mu by'ukuri kubona umuntu w'umugabo arimo atamarira ntibisanzwe. Ariko nanone nk'abasesenguzi ngenda kibaza, ese ibivugwa kuri Uwiringiyimana Theogene byose baba bamubeshyera? Dore ko hari na video nigize kubona, ntabwo ari video, hari agafoto nigize kubona yicaye imbere y'iyo bita Norubisi. Ahaha, ibya Theo bose babireba mu by'ukuri agiye gusobanura inzira anyuzemo. Ni inzira nyinshi cyane, wenda hari n'ibyo batamubeshyera, ariko hari n'abashaka kumushakiraho izina nk'uko yabivuze. Abo bapasiteri bari gushaka kumwuririraho ngo bagire izina babona, ngo babone hiti, dore yuko ngo bashaka yuko abashimira ku mugaragaro. Izuba cyangwa se rubanda rwose turi kureba nk'uko yitwa bose babireba. Ese muvandimwe, mbere yuko uvuga ngo aba bapasiteri bashaka kumuzamukiraho bashaka kuzamura izina ryabo, ese ubwo bwose babireba we ntiyabashaka kuzamukira ku izina ry'abo bapasiteri? Theo bose babireba yazamutse kera, yatwitse kera. Uriya ni rutwitsi, ni tara yigendera. Yanagiye anakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yahuje n'abaperezida, yakoze ibiki, yahawe impano nyinshi. Cyo ni igitugaragariza yuko hari abapasiteri muri rusange, nk'uko byavuzwe na mugenzi we Noheli wagiye agasasanura ino nkuru, avuga yuko aba bapasiteri mu by'ukuri bahari, ngo nandetse ngo ari umwe mu bantu babatiza geto zo gucacanga ibyo bana cyangwa se abo bana b'abakobwa b'abandi. Ibya Uwiringiyimana Theogene reka tubisubikira aha, andi makuru tuzagenda tuyamenya gake gake. So nawe ubutaha rero kora subscribe cyane na mbere, kora subscribe. Nudakora subscribe iyi show ni gucika, ese uzakura iyindi show. Subscribe, we kora comment, subscribe, like, nudakora subscribe uratakaye ndagutaye rero.